Imana ishimwe. Turashima Imana umunsi yongeye kuduha wo kuba mu maso hayo twiriza dusenga. Ntabwo dusenga nk'umuhango, tuzi ko Imana isubiza nk'uko isezerano ryayo riri. Reka dufate igitabo cy'Itangiriro ibice 37 ku murongo wa 20. Nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuga tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Amen. Tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Iyo niryo jambo turi buvugeho. Turaza kuvuga muri make ibijyanye n'iki gice, ariko ijambo nyamukuru niryo: nous verrons ce que deviendront ces songes. Then we'll see what comes of his dreams. Uyu ni Yosefu. Bibiliya iravuga ngo Yosefu muri bene se yari afite igikundiro kuri se, cyane ko yamubyaye ashaje akuze. Hanyuma abavandimwe bamugirira ishyari kubera yuko ise yamukundaga ku tabo. Noneho hongerezwaho rero n'inzozi yagiraga, noneho akazibabwira, hanyuma bo bakumva yuko ariho arabirataho ko azabatwara, azabayobora. Reka izo nzozi ze tuzirebe gato. So murongo wa mbere icyo gice 37 Itangiriro ugere ku murongo wa 11. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene Sinama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa Bakasi, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isiraheli atonesha Yosefu, amukunda birusha ibya bene se bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira neza bamubwira. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumva inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu mirima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye wikubita imbere. Bene so baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi, aziroterera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Aziroterera se na bene se. Se aramucyara amubaza ati, izo nzozi n'inzozi iki? Ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza twikubita hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Amen. Amen. Turashakisha umutwe ibisobanuro mu Kinyarwanda, abazi Icyongereza umutwe n'uriya dream killers. Nitubishyira mu Gifaransa littéralement tukabisobanura mu magambo ijambo kurindi les tueurs de songes. Mu Kinyarwanda tubavuga ko hari ibyica inzozi. Ibyica inzozi niwo mutwe. Mwumvise hano Yosefu yuko izo nzozi yarose ari abo bavandimwe be
ari na se basobanukiwe ibyo ari byo, kuko abavandimwe be nabwo bari buzuye urwango, ariko baramubwiye ati ushaka kuvuga ko wowe uzadutwara? Est-ce que tu nous gouverneras, tu régneras sur nous? Uzadutwara? Kuko ya miba 10 n'umwe yikubise imbere y'umuba wa Yosefu, bahise bumva ibyo ari byo. Rya zuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 byikubise imbere ye, ise nawe yamenye ibyo ari byo, n'abavandimwe bumva ko babimenye. Amen. Ariko mwumvise ko ise, kuko yari umuhanuzi, kuko Aburahamu, Isaka na Yakobo n'abahanuzi, yari umunyamwuka. Niyo mpamvu ngo ayo magambo cyangwa izo nzozi azibika mu mutima, niko atubwiye ku 11. Subiramo. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka aya magambo. Amen. Ntabwo yumvise gusa ngo ni inzozi z'umwana, yamenye ko izo nzozi ziva ku Mana, ntabwo ari inzozi zisanzwe. Inzozi zose ntabwo ziva ku Mana, hari inzozi zisanzwe, hari inzozi za Satani, n'inzozi ziva ku Mana. Uko Bibiliya iravuga hariya muri Yobu 33:14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. For God does speak now one way, now another, though no one perceives it. Imana ivuga rimwe, ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Amen. Imana ivuga rimwe, cyangwa nubwo abantu batabitaho, imwe muri iyo nzira ni umurongo ukurikira. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinzire ku mariri yabo. Amen. Imwe muri iyo nzira Imana ivugamo ni inzira y'inzozi, iyo abantu basinziriye ku mariri yabo. Ariko hari igihe abantu rero bavangira Imana, ngo ibyo yarose byose ngo bivuye ku Mana. Hano tuye kwitonda, Imana iratuburira muri Yeremiya 29:8-9. Imana irabivuga kubyerekeye inzozi abantu bagenda bahanahana ngo ni Imana yababwiye. Uko niko Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli ivuga iti: ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira, n'abapfumu banyu bakabayobya. Kandi ntimukite ku nzozi mujya murota, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye. Sinabatumye, niko Uwiteka avuga. Amen. Mwabibise? Ni ukuvuga ngo rero mu byerekeye inzozi tukwiye kwitonda, kugira ngo nujye uvuga ngo warose hanyuma uvuge ngo ni Imana. Ariko nibivana ko nimwe mu nzira Imana ishobora kuvugana n'umuntu, nkuko twabisomye muri Yobu. Amen. Ni ukuvuga ngo hariho icyitonderwa. Iyi Yeremiya dusomye ni iki? Icyitonderwa, kugira ngo ntuzagire uvuga ngo narose, nakuroteye. Murabibona cyane cyane ibyo bikunda kuba bigeze mu barokore. Ibintu byose barose bagashaka kuvuga ko ari Imana yabahaye inzozi. Imana avuga ngo mwitonde. Amen. Ariko icyitonderwa ntibikuraho ko ari imwe mu nzira Imana ishobora kuvuga. Hano turabona ko Imana yavuganye na Yosefu binyuze mu nzozi. Ariko hari ikintu mukwiye kumenya, kuko buriya n'indimi nazo zifite icyo zimaze. Kurikira, mu Kinyarwanda ni inzozi. Hari irindi jambo rihari se? Zaba iz'Imana, zaba izawe, zaba iza Satani, byitwa inzozi. Hari irindi zina?
no mu cyongereza niko bimeze, ni dream. Dream ni inzozi yaba izawe, kuko urabona iyo turyamye hari igihe ibyo twiriwemo cyangwa ibyo tubamo bigaruka tukabirota. Ayo niyo gutangaze nimba wiriwe ukura ibijumba yuko nijoro urota ibijumba. Iyo ni mekanizme bita l'appareil psychique, niko turemwe, niko Imana yaturemye. Amen. Hari igihe tubika ibintu twabonye twatekereje bikagaruka, atari kuvuga ngo ni Imana. Ni nko kuvidura umuntu w'imbere kugira ngo aruhuke ibyo aba yabitse. Ariko nkuko ururimi rumwe rushobora kuba rutunze kuri iri jambo noneho rugafasha izindi, murabyumva? Icyongereza gishobora kuba gitunze muri aya magambo ugereranije wenda n'Igifaransa. Ariho n'amagambo icyongereza gikennye Igifaransa kikunganira, tufashe izo ndimi ebyiri. Amen. No mu zindi niko bimeze, buri rurimi rwose rufite ubutunzi bwaryo n'ubukene bwaryo mu byerekeye ijambo, ubugari bwaryo. Cyane cyane ururimi rw'Igiheburayo n'Ikigiriki ni indimi zitunze cyane mu kuvuga ikintu. Amen. Baba bafite amagambo menshi yo kukivuga, yaba urukundo bafite amagambo 3, ariko twebwe ni ijambo rimwe n'izindi ndimi, niko bimeze. Rero inzozi cyangwa dream mu cyongereza, mu Gifaransa hari amagambo 2 atandukanye inzozi. Amen. Ijambo ryitwa rêve, irya kabiri ryitwa songe. Hano Bibiliya ntivuga rêve, bivuga songe kuri Yosefu. Amen. Alléluia. Ngo écoutez donc ce songe que j'ai eu. Hariya kuri 6. Itangiriro 37:6. Il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu. Ntabwo yavuze ngo écoutez donc ce rêve. Bon, hano Igifaransa gifite ubutunzi. Iyo mu Gifaransa bavuze j'ai rêvé, j'ai eu un rêve, narose inzozi, bakoresha ijambo rêve, ni ukuvuga ngo ni inzozi zisanzwe, ushobora kurota ibintu bisanzwe. Amen. Ariko iyo bakoresheje ngo j'ai eu un songe, baba bashaka kuvuga inzozi zifite urwego rw'umwuka. Amen. Donc si vous voulez, c'est un rêve avec une connotation spirituelle. Tuvuga ngo ni inzozi ariko zifite isobanuro mu mwuka. Niyo mpamvu abantu bakoresheje ijambo songe, apana rêve, ariko mu cyongereza ni ijambo rimwe gusa. Amen. Ushobora kudreaminga urarya ibisheke, sibyo? Ushobora kudreaminga uratwara imodoka, ushobora kudreaminga, niba ushaka kudreaminga kugira ngo mwumve icyo cyongereza ndavuga. Ushobora kudreaminga urakina umupira, sibyo? Cyangwa ushobora kugira dream y'Imana, cyangwa ushobora kugira dream y'abadayimoni. Byose ngo ni ijambo rimwe gusa, dream. Bayizi? Ariko hano mu Gifaransa ni amagambo 2. Muri literature, niba mu myandikire n'ibiki byose, niba bakoresha ijambo songe, baba bayihaye ibisobanuro by'umwuka. Imana ishimwe. Amen. Donc harimo dimension spirituelle, prophétique, amen, symbolique. Vuga ngo hano rero Yosefu ntabwo yagize rêve, ntabwo ari inzozi zisanzwe, yagize songe, kuko ni message y'Imana. Vuga ngo inzozi za Yosefu ni
vision y'Imana, ni iyerekwa ry'Imana, ni umugambi w'Imana. Amen, haleluya. Murabyumva? Amen. Donc nshatse gukora ka résumé cyangwa nkavuga amagambo make. Tout songe est un rêve, mais tout rêve n'est pas un songe au sens spirituel du terme. Ni ukuvuga ngo inzozi ziratandukanye bikurikije n'isoko yazo. Isoko y'inzozi z'Imana, amen, iba ifite umwihariko, kuko Imana ifite iyo nzira nayo twumvise muri Yobu. Amen, haleluya. Murumva rero ko Yosefu rero yari ahetse iki? Umugambi w'Imana. Imana yawumuhaye mu buryo bw'inzozi, kuko zari izayo, ntabwo zari inzozi zisanzwe umuntu apfa kurota gusa. Yari umugambi w'Imana, Imana yashize muri uwo musore w'imyaka 17. Kuko icyo gihe afite imyaka 17 niko batubwiye hariya. Amen. Igihe twasomaga igice 27 ku murongo wa 2, yari afite imyaka 17. Nishaka kubabwira basomere abana. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene Sinamu. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zurupa Bakasi, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Amen. Uriya mu wa 2 ngo afite imyaka ingahe? Ngo Imana ibika umugambi wayo mu buryo bw'inzozi mu musore w'imyaka 17, Yosefu, umuhungu wa Yakobo wari we Israeli. Uvuga ngo Yosefu kuva ku myaka 17, haleluya, kugeza ku myaka 30, inzozi yarahetse zibaye zisohoye zikarinjira mu mateka, agahita aba minisitiri w'intebe mu gihugu cya Egiputa, cyangwa uwungirije Farawo mu gihugu cya Egiputa. Urumva ko hanyuzemo imyaka 13. Amen, haleluya. Hanyuze imyaka 13 ahetse inzozi z'Imana. Amen, haleluya. Kuva mu myaka 17 kugeza kuri 30. Ubwo nibwo rugendo rwafashe kugira ngo inzozi yarahetse zihinduke amateka. Imyaka 13 yahawe inzozi z'Imana ku myaka 17, zirasohora ku myaka 30. Amen. Icyo gihe rero iyo myaka 30 kige cyose Yosefu yitwaga porteur du songe de Dieu, cyangwa des songes de Dieu, cyangwa the bearer of God's dreams. Amen, haleluya. The bearer of God's dreams, uhetse inzozi z'Imana. Uyanditse mu Kinyarwanda, uhetse inzozi z'Imana. Hari impamvu mukiye kubimenya ibi. Amen. Yahawe inzozi z'Imana ku myaka 17, zisohozwa ku myaka 30. Ni kuvuga yahetse inzozi z'Imana imyaka 13. Soma Itangiriro 41:46. Yosefu yari amaze imyaka 30 avutse ubwo yakoreraga Farawo. Yosefu ava aho Farawo ari, atambagiye igihugu cya Egiputa cyose. Amen, amen.
Yosefu inzozi yahawe n'Imana akazibwira bene se, abavandimwe be, akazibwira na se, yazihetse imyaka 13 kugira ngo zisohozwe. Amen. Ariko se muri iyo myaka 13 yanyuze mu biki? Yanyuze mu bikomeye. Abavandimwe be bari bagambiriye kumwica, si byose? Rubeni mukuru ashaka kumukiza, ariko Yuda niwe yaje gutanga igitekerezo cyatumye batamwica, hanyuma ahubwo akagurishwa ku Bayismaili b'abacuruzi bamanukanaga ibyo bacuruza muri Egiputa. Baramugura aho kugira ngo apfe. Avuye mu rugo rwa se akiri muto, tanukanijwe n'igihugu cye n'ababyeyi be byose, n'umubyeyi we agiye mu gihugu atazi, agiye nk'igicuruzwa. Hanyuma ahinduka umucakara, ahinduka umugaragu mu rugo rwa Potifari wari ukuriye abarindaga Farawo. Naho biramubera ikibazo. Umugore wa Potifari ashaka kumukoresha icyaha cy'ubusambanyi, aramwiyaka, arahunga. Uwo mugore amugerekaho ibyaha, bamushyira muri gereza. Urumva? Muri gereza, kubera ko ahetse inzozi z'Imana, Imana imuha kugira ikiganza cyiza. Umukuru w'inzu y'imbohe amugira umutware wa gereza, gutwara abandi izindi mfungwa. Hanyuma igihe kiragera, rero ndavuga muri make, ava muri gereza, Imana ikinzira yisanga ari imbere ya Farawo. Farawo amubonamo ubwenge budasanzwe, binyuze ku nzozi yagiye arotora n'iki byose. Hanyuma aramubwira ati, iyi ntebe yanjye gusa nizandandukanya nawe mu bukuru, Egiputa yose ngiye imbere yawe uyitware. Ahinduka wa mutware w'inzozi yari ahetse imyaka 13 zasobanurwaga. Mashimeje ku Mwami Yesu. Amen. Icyambere, ese hari ikintu gishobora kuburizamo inzozi z'Imana? Imana izihaye umuntu, hari icyashobora kuzirogoya? Kabone n'ubwo inzozi zaba zivuye ku Mana, zirashobora kudasohozwa. Ibyo ukwiye kubimenya. Imana ishobora byose. Amen. Nta kikoma mu nkokora, ibyo igambira irabikora. Ariko hari igihe inzozi z'Imana cyangwa umugambi w'Imana ushobora kuburizwamo. Yesu yabwiye abafarisayo iki? Yarababwiye ngo, kuki mutabatijwe na Yohana? Bashaka kumutega imitego, n'ababaze, umubatizo wa Yohana wavuye ku Mana cyangwa wavuye ku bantu? Bavuga ati, nituvuga ko wavuye ku Mana, aratubwira ngo mutabatijwe. Nituvuga ngo wavuye ku bantu, abantu baradutera amabuye, ko bazi ko Yohana yatumwe n'Imana. Ubwo ntabyo tuzi. Na Yesu aravuga ati, rero nanjye simbabwira ububasha bwanjye aho buturuka. Ariko hari ijambo yavuze ngo, mukwanga kubatizwa na Yohana, mwe b'Abafarisayo, mwahinduye ubusa umugambi w'Imana ku buzima bwanyu. En refusant d'être baptisé par Jean le Baptiste, vous avez rendu nul le dessein de Dieu à votre égard. Nuvuga ngo mukwanga kubatizwa na Yohana, mwaburijeho umugambi w'Imana ku isi yose, kuri mwe. Urumva rero, Imana icyo yari yagambiriye kuri bo cyaraburijwemo, kubera ko batigeze bemera inzira Imana yaciye kugira ngo abantu babatizwe umubatizo wo kwihana, bayigane. Amen. Rero
bikurikije n'umuntu wahawe izo nzozi z'Imana zishobora kuburizwamo. Ariko hari inzozi zidashobora kuburizwamo. Mwabise? Murakurikira? Amen. Muri rusange inzozi z'Imana zishobora kuburizwamo biteye n'uwazihawe ukuntu yitwaye. Ariko mu buryo bw'umwihariko hari inzozi z'Imana zidashobora gufeiringa umugani, zidashobora kuburizwamo. Umva rero igisubizo rero umuvandimwe aduhaye ni yego, ariko tugacomekamo na oya. Amen. Haleluya. Mucho baravuga ngo basically cha msingi mu bisanzwe inzozi z'Imana zishobora kuburizwamo bikurikije iyo twumvise. Ariko hari inzozi zidashobora kuburizwamo. Kubera iki? Kubera ko izo zidashobora kuburizwamo. Inzozi z'Imana zitazaburizwamo, amen, Imana ntabwo ipfa kuziha buri wese. Uriya yitwa the bearer of God's dreams. Imana ibanza kumutoranya. Imana ibanza gutoranya uzaziheka. Mwabise? Kugira ngo imuhe inzozi zidakwiye kuburizwamo. Niyo mpamvu Dawidi Imana yamwise ngo umugabo yanejeje umutima wanjye. Nabonye umuntu yanejeje umutima wanjye. Nawe yari uhetse izo z'Imana, umugambi w'Imana. Amen. Kuko yahamagariwe kuba sekuru wa Mesiya. Sekuru wa Mesiya. Cyangwa sekuru zaharya. Yesu yitwa mwene Dawidi. Mu buryo bw'umubiri yakomotse kuri Dawidi. Amen. Yosefu yari yaratoranijwe. Imana imuha inzozi zayo idashobora kuburizwamo. Kubera iki? Kubera ko iyo Imana igutoranije ngo guheka iki? Inzozi zayo. Amen. Umugambi wayo, inzozi ni kuvuga umugambi wayo. Uvuga ngo son plan, sa volonté, umugambi wayo ukaba urimo ubushake bwayo. Amen. Ukaba urimo ni kuvuga ubushake bwayo, umugambi wayo, intention yayo. Voilà. Uvuga ngo ziriya nzozi Yosefu yarahetse zari zirimo intention y'Imana, volonté y'Imana, ubushake bw'Imana. Rero icyo Imana yashakaga yarigambiriye, ubushake bwayo, umugambi wayo. Ibyo rero ntabwo ipfa kubiha uwo ari wese. Ibanza gutoranya umuntu. Amen. Haleluya. Yosefu nurebe iriya myaka 13 yanyuzemo kugira ngo izo nzozi zisohore, yarageragejwe bihagije. Amen. Yarageragejwe bihagije. Twamubonyemo icyambere, twamubonyemo ibyo bita the fear of the Lord, gutinya Imana. Cyo ni cyambere. Bearer cyangwa uhetse umugambi w'Imana, inzozi z'Imana akwiye kuba arangwa, kikwiye kumuranga igitinyiro cy'Imana, the fear of the Lord, la crainte de Dieu. Akwiye kuba afite igitinyiro cy'Imana. Icya kabiri kikwiye kumuranga, twe turareba Yosefu, sibyo? Amen. L'homme porteur de la vision de Dieu, waruhetse inzozi z'Imana, umugambi w'Imana, yaranzwe no gutinya Imana. Icya kabiri cyamuranze
yaranzwe n'ubwizerwa, yari umwizerwa ku Mana. Icya gatatu cyamuranze, yaranzwe n'icyo bita integrity. Yari intunga, yagendeye imbere y'Imana atunganye. Icyo kintu nicyo Imana yasabye Aburahamu. Kuko Aburahamu nawe yari iki? Yari uhetse inzozi z'Imana, yari bearer, yari porteur. Dore yari mu Itangiriro 17 icyo Imana yamubwiye, yamusabye Aburahamu nk'uhetse inzozi zayo, nk'uhetse umugambi wayo. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Intégrité. Soma. Genesis 17. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati: Ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Amen. Ngo niho azasohoza ibyo yamubwiye. Hano twabonye icya mbere kiranga umuntu ahetse inzozi z'Imana niki? Gutinya Imana. Icya kabiri ubwizerwa. Icya gatatu kuba utunganye imbere y'Imana. Icya kane twavuze la crainte de Dieu, twavuze l'intégrité, twavuze la fidélité. Murabona? Mwese mu Kinyarwanda ni bingahe? Igitinyiro cy'Imana. Ubwizerwa ku Mana. Kugenda imbere y'Imana atunganye. Amen. Abo rero bazarangwa n'ibyo Imana, kuko izi byose bitaraba, Imana irabatoranya kugira ngo bazaheke umugambi wayo, inzozi zayo, muri za nzozi za kategori zidashobora kuburizwamo. Ntabwo Imana ishobora kuziha n'importe qui wese. Amen. Kuko irazi umutima buri muntu wese. Nishobora kuguhekesha inzozi zidakwiye kuburizwamo nuramuka utaye inzira yayo. Sibyo? Kubera iki? Amen. Kubera iki Imana yiha pene, cyangwa Imana ibanza gushaka uzaheka inzozi zayo zitabasha kuburizwamo? Kubera uriya mutwe twahaye ijambo ry'uno munsi, dream killers. Hariho ibyica inzozi. Iyo dushaka gukosorezaho, kubera ko hariho ibyica inzozi z'Imana, niyo mpamvu rero Imana muri za zindi zidashobora kwicwa, izo nzozi zidashobora kuburizwamo, ntabwo Imana izihekesha buri wese. Amen. Kuko hariho dream killers. Iri jambo se turivana he? Turivana hariya nyine mu Itangiriro 37:20. Niho batubwira ko hariho amadayimoni yitwa dream killers. Hariho amadayimoni yica inzozi z'Imana. Nurota inzozi zawe zisanzwe, nta ba dream killers bazaza, kuko ntacyo bivuze. Iba ari emptiness, nta kintu kiba kirimo. Sibyo? Nurota ibyifuzo byawe nta kirimo. Ariko inzozi ziva ku Mana Satani arazimenya, kandi azohereza abitwa dream killers to kill. Kwica inzozi z'Imana. Soma. Nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge duti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenye inzozi ze uko zizaba. Amen.
tuzamenye inzozi ze ko zizaba, kugira ngo zibashe kudasozwa bakwiye kumwica. Siwe bashaka kwica, amadayimoni yari muri bavandimwe be yashaka kwica inzozi. Amen, haleluya. Nous verrons n'amajambo ko gusulinya, venez maintenant, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Come now, let's kill him. Let's kill him. Why? Then we'll see what comes of his dreams. Tumwice, none tuzarebe izo nzozi ze ko zitazabeshya, ntacyo zizavamo. Rero umuntu wese uhetse inzozi z'Imana, ni ngombwa Satani azamushumuriraho dream killers, azamushumuriraho amadayimoni yica inzozi. Amen, cyo kimenya. Na niyo mpamvu umuntu wese uhetse inzozi z'Imana akwiye kunyura mu nzira Yosefu yanyuze, akwiye kunyura mu nzira ba Dawidi banyuze, kuko ubuzima bwose buri intambara. Abafilisitiya bamaze kumenya ko Dawidi yasizwe amavuta, bahise baguka kumurwanya, kuko bamenye ko yasizwe, ko ahetse inzozi z'Imana. Amen. Zaba za nzozi zishobora gupfa, Imana idapfa kuziha buri wese, yaba za nzozi zishobora gupfa kubera ko uzihetse yitwaye nabi, zose zifite dream killers, zifite abazikurikira ngo bazice, nizizavemo ibyo Imana ishaka. None point ya nyuma cyangwa ingingo ya nyuma ni gute twarwanya dream killers, ni gute twarwanya abica inzozi z'Imana cyangwa ibyica inzozi z'Imana, twabigwanya dute? Aho niho tushaka kurangiriza. Imana ishimwe. Ni gute twarwanya ibyica inzozi z'Imana? Amen. Donc Dieu prend soin de bien choisir son porteur de vision ou de songe, parce qu'il y aura toujours des tueurs de vision. Imana impamvu itoranya umuntu azatwara inzozi zayo zidashobora kuburizwamo, nuko hariho abazazihiga ngo bazice. Amen. Rero ingingo ya nyuma ni how to overcome dream killers. Twanesha gute ibyica inzozi cyangwa ibishaka kwica inzozi z'Imana. Amen. In other words, how to deal with dream killers. Ni gute twebwe nimba duhetse inzozi z'Imana, ni gute twarwanya ibizikurikira zishaka kuzica? Ni gute? Turicyo kibazo rero. Amen. Amen. Hashobora kuba hari ibihe biza mu buzima bw'umuntu ahetse inzozi z'Imana, ibihe byorohera amadayimoni yica inzozi kuzica. Yosefu ni ibihe bihe byari gutuma Satani yica inzozi z'Imana, nuko yarahetse izashobora gupfa, kuko Imana yabanje yamutoranije ibizi kugurishwa. Amen. Akiri muto kavanywe iwabo mu rukundo rwa se, kujya kwa Potifari akaba umucakara kandi yari umudendezi wabo, kubesherwa agashirwa muri gereza, akanga kuryamana nyirabuja kugira ngo ntacumure ku Mana bwa bwizerwa, muri gereza agafungwa ari inzirakarengane. Amen.
ibyo bigeragezo byose ni ibihe byaremwe Satani yashatse guprofita kugira ngo yice inzozi. Icya kabiri, ariho icyo bita internal obstacles. Uvuga ngo des obstacles internes. Uvuga ngo imbere wawe ndani hari ibyo hanze ni Satani, hari ibyo imbere yawe dream killers bava hanze cyangwa imbere. Abica inzozi bava hanze, ubwo n'abadayimoni bagakoresha ibihe n'abantu. Amen. N'ibintu ariho rero n'ibyica inzozi bikubamo. Icya mbere nk'ubwoba. Ubwoba ni dream killer. Ubwoba bushobora kwica inzozi z'Imana. Amen. Icya kabiri, doute, kushidikanya, ukabura kwizera, bishobora kwica inzozi z'Imana. Amen. Ikindi nacyo ni negative influences. Ngo abantu mugendana nabo b'inshuti zawe iki bakaba bakubwira amagambo adagukomeza muri ya nzira y'uwahetse inzozi z'Imana. Donc des influences négatives. Shobora kuva ku nshuti cyangwa mu muryango. Ibyo byose rero bishobora guha Satani uburyo bwo kwica inzozi z'Imana. Hariho n'ibindi, ibyo ni ibintu biri muri wowe. Twabonye hanze ko hari iki, hari Satani, hari ibihe, hari abantu, hariho n'ibintu. Ibyo byose bishobora kuba inzira ya Satani ngo yice inzozi z'Imana. Amen. N'ama challenges y'ubuzima. Ibyo umuntu anyura mu buzima bitamworoheye kandi ahetse inzozi z'Imana. Amen. Kuri ibyo rero ukwiye kuba maso mu mibanire yawe n'abantu kugira ngo ntibazigire bakwibagiza ko uhetse inzozi z'Imana. Ukwiye kwitondera amagambo yabo, relation mugirana mu gihe bihabanya, amen, n'inzozi z'Imana uhetse. Baravuga bati les amis on les choisit mais les frères on ne choisit pas. Amen. Ushobora guhitamo inshuti ariko ntushobora guhitamo abavandimwe. Abavandimwe usanga mwavukanye, ariko inshuti ushobora kuzihitamo. Amen. Nta n'umwe aguhatira inshuti. Amen. Ariko abavandimwe ntabwo bahitamo. Usanga wavutse mu muryango n'uyu, ariko inshuti zo uri responsable yazo. Ukwiye guhitamo uriya ntabwo mushaka muri cercle inshuti zanjye, ni umunyangeso mbi. Sibyo se? Ntabwo ukwiye kuba gusa ugende gusa. Ukwiye kureba ni bande bakuzengurutse, bafitiye mico, bameze bati, ese barakwankuraje mu kwizera cyangwa baragusubiza inyuma. Iyo twita negative people. Ukiye kwirinda negative people. Abantu ntacyo bakungura mu by'ubwami. Amen. Icya kabiri twavuze ubwoba no gushidikanya. Ibyo rero nabica inzozi bakubamo imbere. Abo nab'imbere. Abantu bari hanze ariko ibikugwanya nabyo bikwiye kuba biri imbere. Hariho n'ibuzima twanyuzemo mbere yuko Imana iduhamagara ikatubitsa inzozi zayo. Our past, notre passé. Ibyo ubuzima bwacu bwa kera bushobora kutubera iki? Dream killers. Bushobora kutubera abica inzozi. Amen. Hallelujah. Amen. Kwiye twitonda. Amen. Nube mu bintu bya kera, mu bitekerezo byawe bikugira imbata, bikakubuza kubona ubugari bw'iby'Imana iguhekesheje. Amen. Hallelujah.
Haleluya. Cyangwa past mistakes, amakosa ya kera, sibyo? Ntabwo akwiye kuinfluensa amakosa ya kera, ntabwo akwiye kuza mu buzima bwawe bwa none uraheka inzozi z'Imana. Amen. Hallelujah. Don't dwell on previous failures or allowing past setbacks to dictate future potential. Ntabwo ukwiye kwemera ibya kera waranyuzemo, amen, ngo bize bibangamire iby'Imana irategura imbere mu buzima bwawe, mu kuguhekesha umugambi wayo. Ukwiye kubirwanya. Amen. Ko Satani ashobora gukoresha ibihe bya kera. Hari abantu benshi bibagora kwitandukanya n'ibihe bya kera, baguma baba mu bihe bya kera, soit par nostalgie, nimba ari ibihe byiza bigeze kubamo akaba ari byo bakomeza kubamo, kandi buri gihe kifite ibyayo byaco nako. Amen. Cyangwa ibibi babayemo, nimba barafeirinze, nimba baratsinzwe mu nzira n'izindi zikera, none uyu munsi Imana yabahamagaye, yabahaye inzozi zayo, ntago bakwiye kuguma muri gereza y'ibyatambutse. Amen. Niyo mpamvu hari ijambo rigaruka mu Baheburayo ngo bicitwa none. Imana ihabwa icyubahiro. Bicitwa none. Don't dwell in your past. Amen. Ntugume utuye mu byashize, ubituremo. Parce que le passé ne revient pas. Imana yaremye ikintu cyitwa la flèche du temps. Ibihe. Amen. Le temps n'est pas rétroactif. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye mu buryo, haleluya, mu buryo ibyatambutse bitabasha kugaruka. Donc icyo bita l'irréversibilité du temps. Iyo ufashe amata ukayavanga n'icyayi, nubwo warara ugira gute ngo byongere byivangure, ntibizivangura. Iyo ni phénomène physique non irréversible. Wabibise? Hari ibintu rero utakwiye kwemera ko bigutegeka, kuko nibyo bihe byatambutse. Satani naza kwibukize ngo dore ngo ibi nibi, kuko intego ye ni ukwica none urimo itegura hejo hazaza. Rero ukwiye guhagarara ku by'Imana ivuga. Ese Imana ivuga iki none? Amen. Ntabwo uvuga ngo Imana yambwiye iki ejo gusa. Iravuga iki none? Kuko nubaho uri imbata y'ibyatambutse, akaba ari urimina, akabyo bigaruka. Ça va miner ton présent, biraza kwica none yawe n'ejo hazaza. Wowe ukwiye kufokasinga hehe? Imbere. Ukwiye kureba imbere aho Imana ishaka ko ugana. Amen. Na nibyo Paulo yavuze. Paulo yanze ko Satani aguma amwibukiza ibya kera. Mwibaza ko Satani yamwibutsa iki? Dore hariya mu Filipi arabivuga. Mwibaza ko ari wowe nyine bishikira? Ntatinya, n'intumwa ntabwo yazitinya. Amen. Dore Paulo aravuga strategy yakoresheje mu kunesha Satani. Abafilipi 3. Amen. Haleluya. Umurongo wa 13. Iyo niyo ntwaro ya Paulo. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere. Amen. Nibagirwa ibiri inyuma. Ibiri inyuma ni ibiki akwiye kwibagirwa? Ni ibiki? Ndabimbwira.
Satani ati ngo nawe uri intumwa, ngo intumwa yica ibyo wakoze. Wabizi? Satani rero yaramubombardaga ati uri intumwa bwoko ki? Intumwa yamenye amaraso, intumwa yatoteje itorero. Kwanza we ndazakwemerera, n'ubuhamya bwawe nta muntu azabyemera. Barabizi ko igihe Stefano yapfaga nawe wari uhari. Ibyo nibyo past, ibyo nibyo byatambutse. Iyo abyumva akabyumvira kandi ahese inzozi z'Imana zidashobora kuburizwamo, ambize byari kugorana. Ntabwo yari kuba intumwa abanyamahanga, ntabwo yari kuzuza inshingano ze. Rero ukwiye kwirinda gutura mu byashize, byaba negative byaba positive. Ukwiye kumenya ko ibyo bintu birekera Imana, nigera le passé, amen, le présent, le futur, byose bireke. Wowe uhagare ku ijambo ngo bicitwa none, bicitwa none. Ukwiye rero kunesha kuba mu byatambutse, usingire ibiri imbere, aho inzozi ziro zagukurura ngo ujye. Imana yabwa icyubahiro. Amen. Muzarebe namwe mu bisanzwe, uzarebe. Amen. Abantu benshi ntabwo mwabibise, abantu benshi sivuga bose, iyo babonye Imana iriho irakuzamura, amen, kugira ngo isoze zanzo nzozi uhetse, ntibazigera bakubwira ibyiza byawe. Reka da, baziteka bavuga ngo ukiri no muri maternelle cyangwa muri primaire ngo aribye ngo bike mugezi wawe, kandi ufite imyaka 40-50. Mwiye abantu babuze icyo bagaye inka bagira gute? Iyo niyo principe ya Satani. Ukwiye no kwima amatwi ibintu byose bishobora gukurura bikujyana inyuma. Inzozi ntago zigukurura zikujyana inyuma z'Imana, zigukurura zikujyana imbere. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant toujours vers ce qui est en avant. Uzafunga amatwi ku bintu bikwibutsa ibya kera bibi, ahubwo uvuga uti Imana imbwira iki uyu munsi, iranganisha he? Reka rero binatambabazi. Ari ijambo ry'igiswahili ariko narumvise no mu Kinyarwanda barivuga ngo kugenda kinyuma nyuma. Arekiro. Nigeze kumva abantu bo mu gice kimwe cy'u Rwanda, ku mupaka abantu bavuga Iswahili, Ikinyarwanda cyabo kibaza n'igiswahili. Kinyuma nyuma no kuvuga ngo kugenda usubira inyuma. Mwigeze mubona Imana igenda kinyuma nyuma? Imana igihe cyose na moving forward toward the goal, ireba intego. Nawe nuze wemera ibintu bishaka kugira bigutware kinyuma nyuma, uzaje ureba ibikujyana imbere. Imana ishimwe. Imana yacu ntabwo ikurura inyuma, Imana yacu igenda imbere. Imana ntabwo ikunda gukoresha reverse. Imana ijya imbere. Satani agashaka gukurura inyuma. Ngo Sawuli, ngo none ngo ubaye Paulo wahe? Mwumva? Ngo ariko ngo nibagirwa ibiri inyuma, gasingira ibiri imbere. Ntuzemere ijwi na rimwe rizakwibutsa ya sukari w'ibyo kiri muto. Wabizi? Iryo jwi niriza uri gute biramaze. Umwami wanjye yambwiye ngo ndebe imbere, ntabwo yambwiye ngo ndebe inyuma. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Turebe iya nyuma rero. Haleluya. Nicyo twakwita lack of action. Kuguma gusura aho gusa ngo wese inzozi z'Imana, ariko bikorwa ntabyo. Ukiye kuba umuntu ufite zele, ufite ishyaka iganisha mu kunezeza Imana,
Haleluya. Ukwiye kurwanya icyo bita procrastination. Procrastination ni ukuvuga ngo uraho gusa nta action, nta kintu kiriho kirakoreka, ukaguma gusa uratira abantu cyangwa uririmba ko uhetse inzozi z'Imana. Wayibise? Amen. Ukaguma uvuga gusa ngo ugiye mpetse inzozi z'Imana. You know people, you guys, I am the bearer of God's dream. You have to know it. Ukwiye kubimenya ngo mpetse inzozi z'Imana. Nibashaka kumenya ko uzihetse, bashaka kumenya ko ubuzima bwawe buhamanya ko uzihetse. Imana ihabwe icyubahiro. Bashaka kubona ko ubuzima bwawe buhamya ko uhetse inzozi z'Imana. Si ukubiririmba, si ukubivuga, si ukubirata. Ukwiye kubigaragaza mu buzima bwawe yuko uhetse inzozi z'Imana. Rero mu kurangiza nashaka kubabwira ngo ibihe turimo, amen, mu rwego rw'isi murabizi, turabisubiramo, ni ibihe bitoroshye, mu buryo benshi mu bahetse inzozi z'Imana nibatareba neza, dream killers, ibyica inzozi z'Imana bizakomanga ku rugi rwabo. Ukwiye kuba maso nimba uhetse inzozi z'Imana, ukwiye kuba maso, kuko ibihe turimo harimo potentialite, harimo amahirwe menshi yo gutakaza inzozi z'Imana. Nimba uri muri za nzozi twavuze mu buryo bwa rusange zishobora kuburizwamo. Amen. Twabonye ko ari inzozi nubwo ari z'Imana zishobora kuburizwamo. Nimba uzihetse ube maso, kuko ibihe turimo ni ibihe bishobora gutuma benshi batakaza inzozi z'Imana, kisha wanakwama baharini, bagahita bibira mu nyanja, bakibira mu nyanja nk'ubwato bwasabye bukanywa amazi, hanyuma bukamanuka imuhengeri, bagatakaza kwizera. Amen. Ni igihe cyo gusuzuma nimba uri umuntu uhetse inzozi z'Imana. Ukwiye kuba maso muri iki gihe, kuko ibizica ntabwo bibura, ahubwo byabaye byinshi. Ariko turarangiza ku ijambo rimwe riri muri Yesaya 52:11. Nimugende musohokemo, ntimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babuloni hagati. Yemwe bahetsi baheka ibintu by'Uwiteka, murajye mwiyeza. Amen. Partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Vuga inzabya. Ibyo bintu wowe ubyita inzabya. Yemwe bahetsi bahetse inzabya z'Uwiteka, murajye mwiyeza. Amen. Babuloni ni iki umunsi? Babuloni y'ubu mu isano rishya ni systeme y'isi. Niyo mpamvu uriya muhanzi witwa Bob Marley yaririmbye ngo Babylon system. Babylon system yari aravuga systeme y'abampatsi ibihugu. Nibyo Bob Marley yaririmbaga ko bakwiye kurwanya Babylon system, bampatsi ibihugu. Ariko mu buryo bw'umwuka, Babyloni ni systeme y'isi itayoborwa n'Imana, kuko biravuga ko igihe Yesu ataragaruka ngo afate isi ayiyobore, amen, mu maso y'Imana, Imana yita Babylon system. Donc ni ubuzima bwo mu isi buyoborwa na Satani, butayoborwa n'Imana.
none maravuga ngo mwebwe muhetse inzabya zanjye musohoke muri Babuloni, nimukore ku kintu gihumanye. Ese aravuga ngo tuve mu isi mu buryo rero bw'umwuka, amen, tukwiye kurobanura, amen, iby'ubwami bw'Imana turimo n'ibya Babuloni, kuko twimenye ko hari icyo tuhese cyayo. Nanjye batubwira rero Bakorinto mu kurangiza bakabiri ibice 4 umurongo wa 7. Umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka aba muri Babylon system. Imitekerereze ye ni ya Babuloni, niyo mugambi bw'Imana. Ese niko bimeze ku bantu bose bitwa abakristo? Oya. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Amen. Nuvuga ngo twibwe turi inzabya Imana yashize mu butunzi bwayo. Mu isomo ry'uno munsi yashizemo inzozi zayo, duhetse inzozi zayo. Ariwe abahetse za nzozi idashobora kuburizwamo, ariko benshi, amen, n'abahetse inzozi z'Imana zishobora kuburizwamo biturutse no ku myitwarire yabo. Nta n'umwe rero mu witwa umwana w'Imana adahetse inzozi z'Imana. Wabise? Kuko ni urwabya, kandi ntabwo ari urwabya ruri gusa ngo rubitswemo iby'icyubahiro, iby'ubwiza, kandi iby'ubwiza si ibindi, ni umugambi w'Imana. Umwuka wera muri we, amen, niwe afite umugambi w'Imana n'imbaraga zo kuwusohoza. Ariko nimba ari za nzozi zaburizwamo, zishobora kuburizwamo mu gihe uzihetse, mu gihe rwa rwabya rw'Imana rwihumanisha mu kwifatanya na Babuloni. None uyu munsi rero bavandimwe, tusoze tumenya ngo ni igihe cyo kuba maso mu byerekeye gusenga, kwitwararika ijambo ry'Imana, gukiranukira Imana, kujya mu ishuri ryo kwizera, ukamenya ukuntu umuntu agendera mu kwizera Imana ikagenda isohoza ibyo yavuze, ukamenya ukuntu urwanya intambara z'umwuka. Nukwiye kugendesha ubwenge bwa kimuntu, maso ya kimuntu, ngo twebwe ntabwo tugendesha amaso, tugendesha kwizera. Ziriya ntwaro Imana yaduhaye mu Efeso 6:18 ukwiye kumenya izo arizo n'ukuntu zikoresha, kuko igihe turimo ni igihe kibi, ngo ijoro rirakuze bwenda gucya, ngo ni igihe cyo gukanguka. Amen. Twiyambura imirimo y'umwijima y'imburamumaro, twambare Kristo mu gukiranuka. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Haleluya. Asigaye gito ugiraze ntazatinda, ngo ariko hagati aho umukiranusi wanjye azabeshaho no kwizera kwe. Ngo ntabwo turi mu basubira inyuma ngo barimbuke, turi mu bizera bagakomeza kwizera, bagashishikara mu kwizera, bakibagirwa ibiri nyuma, bagasingira ibiri imbere, aho duhamagariwe muri Kristo Yesu kugira ngo tuzarokore ubugingo bwacu, kandi ngo tukomeze twegere intebe y'ubuntu y'Imana kugira ngo tugire ubuntu kuturabukeneye buri munsi, noneho tunatabarwe mu byo dukennye. Mwama baho umugisha. Ça ce n'est pas une belle poésie, c'est la parole de Dieu. Ntabwo ari ibisigo, ni ijambo ry'Imana. Kadusenge. Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, turagushimira umwanya uduhaye, uyu munsi waduhaye wo gusenga. Mu gihe benshi bari barasubira inyuma, mu gihe benshi bariho baribwa inzozi wabahaye, iby'inzozi bikaba byarakomanze ku rugi rwabo, iby'inzozi n'ab'inzozi bakaba barakomanze ku rugi rwabo, bakaba barabaciye mu ryahumye kubera kurangara, kutamenya ibimenyetso by'ibihe. None za nzozi bari bahetse, bari bahinduye inzabya zawe ukabikamo igiciro. Yosefu yari urwavya rwawe w'igiciro,
washize mu by'igiciro. Satani yarakurikiye ngo yice inzozi wabitse muri Yosefu, ariko yaratsinzwe akaba umukiza w'ubwoko bwe mu gihe cye, kuko bari buhetse inzozi zo kuvuka kwa Mesiya muri bo. Urakoze rero Mwami, ntuwemerere ko Satani yica inzozi wadushizemo, ariko ukomeze kuduha kuba maso kugira ngo tuzabone inzozi zisohora mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Izi nyigisho uzajya uzisangira n'abandi, cyane cyane uyu munsi mugende muzi yuko hari ibyica inzozi, kandi umwana w'Imana wese hari inzozi ahetse. Rero turabashimiye namwe mwakoze umurimo w'Imana mu nzu y'Imana uyu munsi, tubakomere Imana bashimisha. Mwama waho umugisha.